Itembi feeling ubwo ndabakaraga peti mbe nangutiye. Twagiye. Pa nibiki warwana we. Mfite akabazo. Mbwira twumve sha. Kubera iki muri izi minsi amabere y'abagore ari kumanuka ibiciro bikazamuka. Gikobwa cyiza gikobwa nkunda. Karamehani. Urabizi tumaranye iminsi dukundana. Ni myinshi cyane. Gusa muri aka kanya hari impano nakuzaniye. Ndayitegereye. Nta nkweto ufite ndavuga ati nakugenereza inkweto. None kundebye gutyo se ntago ari byo. Inkweto. Icyamamare nkanje. Cyamamare. Je nambara bodaboda. Je ko nzambaye simbaye iki. Twebwe natwe nitwe ngagi. Nitwe ngagi kabisa. Bazita izina abana hamwe na Kami. Uri hamwe na Ngutiya ndetse Kamini Kasa. Aya Karisimbi. Bisoke. Sabyinyo. Kindi ndakibagiye. Right, reka masuze kandi bifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV. Abari mu majyepfo amajyaruguru y'Asirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko no mu mugirwa hagati wa Kigali namwe na Kami. Uri hamwe na Ngutiya ndetse Kamini Kasa. Aya mazina mwayakuye. Aya mazina b'abana. Kubera ko turi wa Munyakazi tugirana nyine mu kuyashaka dukoresha nabwo akazi tugacukumbura. Munyakazi ushatse kuba ko nawe fana Bruce Melody 001 mwesese. Yeah. Twese. All right. Uti mbo turi mu Kinigi munsi birunga 5 harimo Karisimbi. Harimo Karisimbi Bisoke Sabye. Genda buhoro. Twagiye buretse ndavuga kimwe vuga icya kabiri avuga icya gatatu dukomeze gutyo kweza tweze kuri 5 twagiye muhabura Karisimbi Bisoke Sabyinyo kindi ndakibagiye Gahinga Gahinga kandi ngumuvuka mu Kinigi ngo tuvuga mu Kinigi none dore ari isebeje umuntu twabushara avuga ngo ninje ngagi mwe muri iki twebwe natwe nitwe ngagi nitwe ngagi kabisa bazita izina abana b'ingagi izina ryari mu kwa 9 mwaraburetse kuko baba dufaranga sha Rwanda TV mutangiye kutubwira amazina yanyu amazina ya nyayo uvuga ngo nki amazina ya nyayo nitwa Dusabimana Obed nkabanzwi ku izina rya Ngutiya kuri platform zanjye zose TikTok, YouTube, Instagram na Facebook. Izina Ngutiya rero ryavuye tutaragera maheze mikro maza twibwire. Amazina yanjye asanzwe ni Tuyisenge Oliva ariko iryano banziho cyane ni Kamini Kasa ariko benshi bararihina Kasa. Nkabandi umukomediya no gukina filime. Comedy byaturutse ku kirero, filime byaturutse kuki? Filime ahantu byaturutse nge nakoze mbikunda. Guhera mu myaka 15 narabikundaga. Ariko mbyinjiramo mfite 19. Kamini umubye w'abana bangahe? Umwana umwe w'umuhungu. Na papa we? Oya, ntago tubana ndi single mom. Single mom. Ukazina mwarakorohesha. Mwadukoreraho comedy. Oya. Ngutiya, kutise jipo. Impamvu ntise jipo. Ngutiya urukumva ko nyine rivugitse n'umwana ukivuka nyine urumva ko nyine bita bifirenga ko kanya. Nose kutambaye ingutiya. Mpamvu ntambaye ingutiya kimwe muri iki iyo ibonye iki kiboro kubera ko ni icy'abamere uhita nyine ndi impande zombi cyo. Twagiye agasene kamwe mwembi mukinani. Iyo urukumbwira gutyo ahubwo ni uri kumpa ubwenge nibwo uri kunyagura mu mutwe nyine. Umugabo mwabyaranye akibona gutangira gukina filime yakubwiye ngo iki? Ngewe umugabo twabyaranye ntago abikunda. Avuga ko bikorwa ngo ni ndaya. Ariko njye naramubwiye nti cyambere nuko mbikunda. Wabikunda utabikunda njye ndabikunda. Kandi sinteze kubireka. Bivuze ngaracyagutahira. Nugata nagakintahira. Hashyiraho wa kabiri. Oya. Twagiye. Uza kabazo kamwe nje ndagutahira koko. Cyo wajura gutahira. Kajya abandi bananiwe kwa nshobora kukugera ugasanga nge ndi Munyakazi. Uri mubi. 2010 ufite imyaka ingahe? 2010 nari mfite imyaka 6. Ubwo ufite imyaka 22 ruzure ejo bundi. Urumva 2010 ufite imyaka ingahe? Twagiye cyagutsinze. 2005 wari ufite imyaka ingahe? 2005 ntago nari nakavutse. Gikobwa cyiza gikobwa nkunda. Karamehani. Urabizi tumaranye iminsi dukundana. Ni myinshi cyane. Gusa muri aka kanya hari impano nakuzaniye. Ndayitegereye. Nta nkweto ufite ndavuga ati nakugenereza inkweto.
none kundebye gutyo se ntago ari byo inkweto icyamamare nkanje njye nambara bodaboda njye ko nzambaye simbaye iki kose nkubita ya twagiye akantu gatoya kubera ko amakobwa y'abakobwa ari kugira gute ubundi ngiye kwishyira muri logique ya karaga peti bite mbi feeling ubwo ndaba karaga peti mbe nangutiye twagiye pa nibiki warwana we mfite akabazo mbwira twumve sha kubera iki muri izi minsi amabere y'abagore ari kumanuka ibiciro bikazamuka nuko nyine amanuka ajyayo amabere y'abagore amanuka ajyayo ntago usubize subwo ndabisubiza gutera usubize amabere se njye amabere ukuntu mba mbyumva wasanga agiye kuvanga amanuka gikuzimu oya amabere buri abantu baba bafite amabere amanutse njyewe ukuntu mba mbitekereza kugira amabere y'umukobwa agwe ni ukuba yaronkeje ubwo umukobwa nawe uba utaronkeje ufite amabere yaguye ni abagabo benshi nabivuge ni abagabo baba barayakozeho ni abagabo nk'aba ngaba bitagira ubwenge biyakoraho akagwa si buri wandebye umburamo ubwenge ko urabufite se atete vide ni abagabo nyine bayakoraho akagwa so ni umugabo gukora ku mabere we nayakora akagwa nawe yitwa ingutiya aba ni munyakazi baba ari ba munyakazi mu bijyanye n'ibyo ngibyo ntacyo wababeshya twigere ku mpano zanyu rero ibintu nta mafaranga bibamo kubera ko mwahisemo kubijyamo ikibazo rero nyine icyo ukunda nicyo ukora icyo ukunda nicyo ukora kandi ugikora uzi neza ko wenda igihe kizagera kigakunda abakubona mu kinigi rero uri gukina ibyo bintu byo bitagira ubwenge bipfuye amaso bagufata gute nyine ni ukuvuga ngo muri runo rugendo tuba turimo ntago tubura abantu baduca intege gusa baratunaniza ariko ntago tuzananirwa natwe babananiza iki hari igihe urugero wakoze video ugasanga vati se nkuri ubundi ni ibiki yakoze gusa nyine ibyo bintu bigenda bibaho iyo urukumbwira gutyo ahubwo niwe uri kumpa ubwenge nibwo uri kunyagura mu mutwe nyine umugabo mwabyaranye akibona ugutangiye gukina filime yakubwiye ngo iki njyewe umugabo twabyaranye ntago abikunda avuga ko bikorwa ngo ni indaya ariko njye naramubwiye nti cyambere nuko mbikunda wabikunda utabikunda njye ndabikunda kandi sinteze kubireka bivuze ngo aracyagutahira nugata nagakintahira ashyiraho uwa kabiri twagiye uzi akabazo kamwe njye ndagutahira koko njye waje uragutahira nkajyaho abandi bananiwe kandi nshobora kukugeraho ugasanga njye ndi munyakazi uri mubi 2010 wari ufite imyaka ingahe 2010 nari mfite imyaka 6 ubwo ufite imyaka 22 iruzura ejo bundi urumva 2010 wari ufite imyaka ingahe twagiye cyagutsinze 2005 wari ufite imyaka ingahe 2005 ntago nari nakavutse njyewe ukuntu mba mbitekereza kugira amabere y'umukobwa agwe ni ukuba yaronkeje ubwo umukobwa nawe uba utaronkeje ufite amabere yaguye ni abagabo benshi nabivuge ni abagabo baba barayakozeho ni abagabo nk'aba ngaba bitagira ubwenge biyakoraho akagwa si buri wandebye umburamo ubwenge ko urabufite se atete vide right kamasuze kandi bifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV abari mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko no mu mujyi rwagati wa Kigali namwe muri kwerekeza Nyagatare mu gitaramo cya The Ben and Bruce Melody mwibuke ko ndi team Bruce twagenda hamwe na Kami uri hamwe na Ngutiya ndetse Kamini Kasa aya mazina mwayakuye aya mazina b'abana kubera ko turi wa munyakazi tugirana nyine mu kuyashaka dukoresha nabwo akazi tugacukumbura munyakazi ushatse kuba ko nawe fana Bruce Melody 001 mwese se twese alright uti mbo turi mu kinigi munsi y'ibirunga 5 harimo Karisimbi harimo Karisimbi Bisoke ubu genda buhoro twagiye buretse ndavuga kimwe vuga icya kabiri avuga icya gatatu dukomeze gutyo kweza tweze kuri 5 twagiye Muhabura Karisimbi Bisoke Sabyinyo kindi ndakibagiye Gahinga Gahinga kandi ngo muvuka mu kinigi ngo tuvuga mu kinigi none dore arisebeje umuntu twabushara avuga ngo ninje ngaji mwe muri iki twebwe natwe nitwe ngaji
nitwe ngagi kabisa. bazita izina abana b'ingagi izina ryari mu kwa 9. mwaraburetse kuko baba dufaranga sha